Yes, reka nongere mbasubize kandi mbifuriza ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira ndetse n'imigisha y'Imana aho uherereye mu mpande zitandukanye zigize iyi si dutuye. Njye nikabe muhaye ikaze yemerere nk'utse ko subscribe kutarigeze gukora kugira ngo turusheho kubana umunsi ku munsi. Turi mu rugendo rw'ivugabutumwa, ngira ngo mumaze kumenyera yuko Uwiteka aduhamagaye mu bintu nk'ibi. Yemerere rero mudushyigikire mubane natwe, ushobora kubigiramo uruhare ukanda aho hasi handitse share, ukabasha guhereza ubutumwa bagenzi bawe kugira ngo bumve icyo Imana iri kuvuga mu gihe nk'iki. Muranyemerera nakiri umukozi w'Imana turi kumwe muri uyu mwanya kugira ngo abashe kutwibwira amazina uwo mwanya bwa mbere umenye umuntu cyo kubana uwo ari we. Tugaye ikaze nanone. Murakoze, Imana iba umugisha mukozi w'Imana Beni. Yesu akwishimire. Amen. Amazina yange kuba tayazi nitwa Tuyisenge Daniel. Ndi umuvugabutumwa w'umuhamagaro ndetse n'ibindi Yesu anshoboza ndabikora mu gihe nyacyo. Imana iba umugisha. Amen. Twese Imana iduha umugisha. Tugiye kumva ubutumwa Imana yaguhaye, unyemerere mwinginge cyane udusengera Imana kugira ngo ukaba yatubere umuyobozi muri uyu mwanya. Imuze ngabo za Yesu tuje mu ntambara, umwami ni ubigisha kunesha abanzi. Ukomere cyane tugiye kunesha, duhabwe ingabire nziza yo zabatabarutse we. Umwamagazi ingabo ze kurwana n'ibyaha, umugabane umwana we yitwaye ninde. Urera urakiranuka niko kumwamagaza ingabo ze. Ni koko abambaye imyambaro nibaze tujye mu ntambara. Umwami niwe muyobozi, niwe utwigisha. Kubw'imbaraga ze dufite ni kumuririmbyi yavuze, tuzabaho no mu rupfu. Mana ishimwe, ndagushimiye. Ngwino ubane natwe mwami, unyobore. Ugiye kunkurikira nabone ngewe abone wowe, tiyumve ngewe Daniel yumve wowe. Bushake bwawe bari bwo bugaragara, niwe wabasha kubana natwe kandi ugakiza imitima ya benshi, ukarokora benshi batandukanye kubw'urukundo rwawe, kubw'imbaraga zawe. Wino unyobore, unyobore, umfashe, unkomeze. Oh, haleluya, haleluya. Ya ni imbere yawe ndi umwana muto, ariko icyo nkwiriye n'ugufashwa rwose mu bintu byose mu kubaho kwanjye. Ugengeragezwa muri iyi si, ariko nkomeza mwami, simbe njyenyine muri ubu butumwa wampaye, ahubwo ume hafi. Hinduka akanwa nawe uvugire muri nge, hinduka igikoresho cyawe wishimira. Kozikara ryaka ku munwa wanjye mvuga amagambo yawe. Uboneke njye mbura ariko uboneke. Wabwa icyubahiro, ndabigushimiye. Wowe ngwino ukora iz'ubutwari kandi ukora iz'imbaraga, ugenderera umuntu wese ugiye kumva buno butumwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nimuze turebe imbere, utegereze igitondo, twiringire Imana yacu izakora imirimo we. Zirukana Satani izategeka isi yose, tuzanesha nidusaba ko Imana igitwumvira. Tuzanesha nidusaba kuko Imana igitwumvira we. Dore impanda ziravuze, uze twese dukanguke,
kuko Imana yacishaka yuko twese tubaberawe. Buri muntu mw'itorero abuwejejwe muri ryo, nshuti reka kwiganyira urahabwa imbaraga nshya. Nshuti reka kwiganyira urahabwa imbaraga nshya. Muririmbire Uhoraho, Yesu ari hamwe natwe ubu. Tunesha ibigerageza kubw'imbaraga za Yesu. Nimuze tumukorere, tumuhe ubutunzi bwacu, ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu. Ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu. Imana ibagirire neza. Ubutumwa nahawe Imana yambwiye ngo mbutangire mvuga ngo imizinga igiye kuvamo imyibano, ngo kandi Imana igiye kuzenguruka Afurika isaka, kandi abagiye gufatwanwa forode ni benshi. Imana irambwira ngo kandi bagiye guhanwa ibikwiriye n'ibyo bakoze. Ni kuwiteka Imana yambwiye ngo ntangire mvuga yemwe igihe cy'amayobera kitegeze kubaho kibayeho. Abakomeye benshi bagiye gusubiranamo. Imana irambwira ngo abantu nibiyarure kandi biyambura umwambaro mubi. Imana irambwiye ngo ije gusarura ibyeze n'ibiteze. Ni kuwiteka yambwiye yemwe, yemwe banyamwuka, yemwe banyamasengesho, yemwe bahanuzi mwe, yemwe bavuga butumwa, yemwe bayobozi bakomeye, yemwe banyamahanga mwe. Uwiteka yansaza arambwira ngo agiye gusarura ibyeze n'ibiteze. Niko yambwiye ngo mbwire abantu. Nsubiremo namwe mbabwire mwebwe mupinga umwuka w'Imana, yemwe mwasubiye inyuma mukiringira imbaraga z'ibigirwamana mwe, yemwe mukenyereye kubigirwamana, yemwe mukorera abami babiri, yemwe mwiyoberanya, yemwe mubundabunda muri za maraya mwe, yemwe mwishushanya, yemwe mudafite imyambaro y'imbeho yo kwifubika, yemwe imitaka yanyu yacitse mwe. Igihe kirageze Uwiteka aje gusarura ibyeze n'ibiteze. Mvuge n'iri jambo, Uwiteka aje kurobanura urukungu mu masaka. Mvuge n'ibi, abanyabwenge bagiye gushoberwa bitewe n'uko Uwiteka Imana agiye kuboneka. Ndetse n'umwana uri mu nda azamenya ko Uwiteka Imana yabonetse. Uwiteka yantumye ngo abantu nimwiyarure, muve mu bidafite umumaro, mukoreshe kano gahe Imana itanze mukiranuka. Kano gahe Imana yatanze abandi muri kugakoresha mujya mu bibi, muri kugakoresha mwishushanya, abandi muzirura ibyazizwe, abandi mujya mu bidafite umumaro, muri kugakoresha mwivanga, muri kugakoresha mujya mu busambanyi, kandi agahe Imana yari yatanze kari ako kwihana. None abandi muri kugakoresha mukora ibyangwa n'Uwiteka, ariko Imana ije gusarura ibyeze n'ibiteze. Mvuge n'iri jambo nabwiwe, Uwiteka yavuze ngo ntangaze mvuge ngo umugeni aratashe, ariko abaherekeza babaye benshi, abaherekeje umugeni babaye benshi, ariko igiteye agahinda uyu witwa umugeni nawe ararimbutse. Imana niko yambwiye. Abaherekeza b'uyu mugeni babaye benshi, ariko igiteye agahinda nuko babwiwe ko umugeni agiye gutaha,
ariko bagakereza itaha ry'uyu mugeni bagafunga amatwi bakanga kumva. Ariko igihe kirageze, ubukwe bugiye kuba, kandi buno bukwe bugiye kuba ni ubukwe budasanzwe. Ni ubukwe budasanzwe banyamasengesho, banyamwuka muraza kudufasha. Muradufasha yemwe banyamwuka mwe. Agiye kuba igihe cy'ubukwe kidasanzwe, ariko buno bukwe ntibusanzwe kubera ko ni ubukwe butigeze kubaho. Mbega umugeni we, mbega ubukwe we, Mana we, Imana idutabare kandi dusobanuriye. Ikindi ntabura kuvuga, ayiwe mayibobo Imana hari mayibobo Imana yambwiye ngo ni mayibobo zo mu rusengero zigaragara nk'azikijijwe kandi zidakijijwe, bambaye umwambaro w'intama kandi ari amasega aryana, bashumba amatorero kandi ari abasambanyi, bashumba amatorero kandi ari abajura, ari abibone, basengera kubizira, n'abahanuzi ariko imitima yabo yaraborewe. Ariko Uwiteka yambwiye ngo ubwo bukwe muzabutaha, ariko ntabwo muzataha. Ndabwira bumvira batumvira bazibonanira. Mwana w'ubwenge yumvira mu rusaku. Abakobwa 10 bamwe bari abanyabwenge abandi ari abapfu. 5 babika amatabaza yabo n'amavuta, ariko abanyabwenge bari bafite amatabaza ariko nta mavuta bari bafite. Umukwaje bose barahunikira, ariko abanyabwenge Imana ibaha umugisha bo bari bafite amavuta. Nubwo ibihe byari bikomeye, ariko bagumanye amavuta yabo. Ibihe byari bigoye, ariko amavuta yabo barayagomeje, barayagundira. Mbese kuvuga ngo urasenga amavuta uracyayafite, ko abagiye kurengerwa ari abafite aya mavuta, abagiye kuboneka muri buno bukwe bafite amatabaza yaka, n'abarinze amavuta yabo. Abo ntabwo uri mugabo nta bwenge wagiye nta rwandikora, igihe kije kigiye kugusobanurira uwuriwe. Imana niko yambwiye. Ntabwo izagendera ku mashuri wize, oya, ahubwo igihe kije Imana ije kugusobanurira uwuriwe. Nimba uribandi bigiye kumenyekana da, nimba waraseze wiyoberanya bigiye kumenyekana, nimba waraseze mu kuri nabwo bigiye kumenyekana, nimba warasengeye ku tuntu kuri twa tundi wapfuritse nabwo bigiye kumenyekana. Ariko igihe kigiye kubisobanura yemwe, kubera ko buno bukwe bugiye gutuma abantu benshi bagaragara. Mana we, abazungu n'abirabura bagiye kugaragarira mwa buno bukwe. Ikindi Uwiteka Imana yarambwiye ntabura kuvuga nacyo kubera ko kirakureba. Yarambwiye ngo hagiye kubaho ubunyerere mu mpande zose. Imana irambwira ngo bazarokoka buno bunyerere nawe yambitse inkweto. Ariko igiteye agahinda nuko nabonaga ari abantu Imana yari yarahaye inkweto, barangije bazikura mu birenge. Mbona bari kugendesha ibirenge mwa buno bunyerere. Ariko Imana yarambwiye ngo buno bunyerere nabwo ntabwo bworoshye, nabwo bugiye kubaho yemwe barokore mwe. Ndabwira bumvira abatumvira bazabimenya byabasoyeho, n'ubundi n'iminsi igiye kuza izabumvisha izo umwuka yavugaga. Uwiteka Imana arambwira ikindi ntabura kuvuga, arambwira ngo abandi banize abana babo, kandi abana bari bagiye kubatabariza kugira batabarwe mu gihe gikomeye, ariko benshi mwanize abana banyu ntabo mugifite. Abarimu bafite mwarabanize, murabaniga. Imana irambwira ngo ntacyo kubarengera mufite. Imana irambwira ngo edeshando drodema petikisa drodema landango sendre koshadoma. Uwiteka Imana arambwira ngo ikigomba kubarengera wari umwana none mwaramunize. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo nagaye yatanze kugira ngo mwigenzure mwihane, mwakomeje kongera icyaha ku kindi. Imana irambwira ngo ariko yemwe mutumva, yemwe batumvira mwe, yemwe mufite amatwi ariko mutumva,
Imana yambwiye ngo n'akanoge yari yaratanze kagiye kurangira. Uzumve cyangwa ndubuzumve, kanoge yatanze kagiye kurangira. Hari uwegeze wandika komenti, reka mbivugeho, hari abantu bameze nkawe, aravuga ngo bo bari basenga Imana izo mana zabo, sinzivuge mu izina izo mana zabo. Yewe izo mana zanyu mwiringiye zigiye kubatamaza. Ariko umunyabwenge niyihane Yeswe, ashaka Uwiteka bigishoboka, yegera Imana bikiri gukunda, kubera ko yari yaratanze ko kweswa mwagasambaniyemo, yari yaratanze ko kweswa mwagiye mu guca imanza mujya mu moko. Yemwe ruziruko, yemwe bagabo namwe, yemwe bagore, yemwe bize namwe mutize, yemwe banyamahanga namwe banyafurika, Uwiteka yantumye ngo yari yaratanze kagiye kurangira. Umunyabwenge niyegera Uwiteka bigishoboka. Uko ni ku Uwiteka Imana yambwiye. Ibiti bigiye kugwa, bigwira icyarimwe, birambarare kandi byume, ndetse kandi byibagirane, kandi bizagwira benshi yemwe. Ariko umunyabwenge niyegera Uwiteka adafite gushidikanya. Ariko umunsi ukomeye w'ibyago n'amakuba yazarengerwa. Ndashoje, reka nsome ijambo riherekeza ubutumwa Imana yampaye. Ndabwira abumvira n'aho abatumvira bazibonanira. Ndabwira abumvira n'aho abatumvira bazibonanira. Ababyeyi bumvira n'aho abatumvira bazibonanira. Abasore bumvira n'aho abatumvira bazibonanira. Abagabo bumvira n'aho abatumvira bazibonanira. Ndabwira bumvira we n'abatumvira, iminsi igiye kubereka ko bakoze ikosa. Yesaya niho nahawe, muri Yesaya ibice byaho ni 13, durahera ku murongo wa 6. Buri wese yiyumve kuko nimwe mubwirwa. Bice 13 turahera ku murongo wa 6, nsome nihuta. N'ubutumwa bwiza nahawe. Nimuboroge kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Uzaza ari umunsi wo kurimbuka uturutse kwishobora byose. Izo bizatuma amaboko yose atendebuka, n'umutima w'umuntu wese ukuka. Baziheba, umubabaro n'uburibwe bizabafata. Bazababara nk'umugore uri kunda. Bazarebana bumirwe, kandi mu maso yabo hazatugengeza hase n'umuriro. Dore umunsi w'Uwiteka uraje, uzanye uburakari bw'inkazi n'umujinya mwinshi. Uhindura igihugu imyirare, urimbure n'abanyazabo muri cyo bagishiremo. Inyenyeri zo mu ijuru n'ubukanga bwazo ntibizaka. Izuba rizijima rikirasa, n'ukwezi ntikuzava umwezi wako. Nzahana ab'isi mbahora ibyo bakoze bibi, n'abanyabyaha nzabahana mbahora gukiranirwa kwabo. Nzamaraho ubwibone bw'abibone, n'agasuzuguro k'abanyagitinyiro nzagacisha bugufi. Nzatuza abantu babe ingume kurusha izahabu nziza, ndetse umuntu azaba ingume arushe izahabu nziza Ofiri. Nico kizatuma mpindisha ijuru umushyitsi, isi nayo kayinyeganyeza ikava hayo. Mbikoreshejwe n'umujinya w'Uwiteka Nyiringabo, kubw'umunsi w'uburakari bwe bukaze. Maze umuntu wese uzasubira iwabo yiruka ngisha ihigwa. Maze umuntu azasubira iwabo yiruka ngisha ihigwa, cyangwa intama itagira umwungeri. Umuntu wese azahungira mu gihugu cyabo. Uwo bazabona wese bazamusogota, kandi uzafatwa wese bazamwicisha inkota. Mwakira ubutumwa bwiza. Amena. Reka dusenge. Abantu baraseka cyane, bakomanga ku rugi bavuga
bati ntiwasohoka imvura irahita witubeshya ngo uri mu rugendo, bati ntiwasohoka imvura irahita witubeshya ngo uri mu rugendo. Ijuru risa n'iritobotse ubwo hagwa imvura iteye ubwoba, bati turarimbutse nk'uko Nowa yavuze, dore urupfu ruratuzengutse. Ushimwe ko wera Mana, tugufitiye icyizere. Ndagushimiye ku butumwa wambaye gutanga mbutambukije, reka bugereho bugomba kugera, ubwumva bumukize, uca bugufi umubabarire, umushyireho ikimenyetso cyo kurindwa, arindwe mu gihe gisa n'iki. Mwuka wera agenderera umuntu wese, ijwi rirangurura ndetse rigere kuri buri wese. Umuntu wese muhe umwami gufura ibishura bye, kugira ngo amazina yavanwe mu gitabo cyo kurimbukwa, ahubwo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Ureka umuntu wese umugenderere. Seze nizeye mwami, ngushimira ko wanshoboje gutambutsa ibyo wambaye gutambutsa, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, murakoze. Amen. Twese Uwiteka aduhane umugisha. Ubutumwa buratambutse, abantu mudukurikiye, ni kenshi ubutumwa bukunze gutambuka, ariko abantu benshi murabikerensa mukumva ko ari ibisanzwe bihoraho, ariko abantu bafite imitaka yatobaguritse, nakugira inama yo gushaka umutaka muzima, kandi Uwiteka aracyatanga imitaka, ndabizi neza ko yawuguha. Hanyuma reka tugereze ku musozo, twinyige mwene data, duhe nimero za telefone. Birashoboka ko wakwifuza gusengana nawe cyangwa se kumugisha inama bitewe n'ibihe urimo, ushobora kwifuza kwihana ukabona uburyo uza kumuhamagara. Nimero za telefone. Murakoze, Imana ibahe umugisha kuba mu bidusabye.